telefone yanjye nyishireho ngo tugende wowe uri inyuma kari kwaka natangiye kare nyine uwo hari igihe iyo karenge kagiye bira nkaho ugiye natangiye nta kibazo ngewe yes inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba by'umwihariko namwe mudukurikiye muri mu mujyi rwagati wa Kigali mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika mu kagari ka Nyagahinga aho kuva ku munsi wa tariki ya 14 saa 11 za mu gitondo ishyamba ryatangiye gushya ry'ibihe rya Parike Nationale y'Ibirunga ubwo ndavuga mu kirunga cya Muhabura hakaba hamaze gushya ubuso butari bukeya kandi umuriro ukaba ukomeje kwihembera ari mwinshi cyane ku munsi w'ejo ubuyobozi bw'ingabo na polisi ndetse n'abaturage barafatanije batangira gutangatangura umuriro bazimya bigeze ku masaha y'ikigoroba barataha bumva ko umuriro wamaze gucogora cyangwa se wazimye ariko uyu munsi mu ijoro mahagana mu masaha 9 umuriro wongeye gutongora urazamuka ari mwinshi urongera uratwika nkuko muri kubona muri background yanjye inyuma umwotsi ni mwinshi n'umuriro ni mwinshi ariko kufatanya n'ingabo n'abapolisi n'abaturage baracyari benshi cyane hano bari kuzimya abandi bari gucukura bari guca imihanda kugira ngo umuriro nujya hano bahingaguye we kurenga aho ngaho ariko bamwe mu baturage twaganiriye bari gusaba ubufasha yuko leta yohereza indege nkuko byagenze nyuma y'imyaka 17 iri shyamba ryongeye gushya bakoreza indege ikagerageza kuzimya nubwo byanze ariko icyo gihe hari imbaraga bari bashizeho n'ubu ngubu hari imbaraga bari ziri kugaragara yuko leta yashizemo imbaraga dore ko abaturage bari kuhirirwa bamwe mu baturage twaganiriye abagore bavuze ngo nta mugabo uyu munsi waraye mu rugo n'ubufatanye bwiza rero bw'abaturage ingabo na polisi katwizere yuko barakomeza gushyiramo imbaraga kugeza uyu muriro uzimye cyangwa se ukaza kugabanuka kugeza ubwo ariko ndabizeye y'u Rwanda ishyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo umuturage abeho neza abeho nta kintu na kimwe yikanga ndizera yuko nibikomeza gutya twabonye drone mu kirere irimo iratanga amakuru ku bayobozi bakuru ubwo ni Kigali direct ku byo cyari ubundi bufasha baza kubona kugira ngo uyu muriro uri hano ube wabasha kuzimya murakoze cyane ndabakunda cyane Iris Rwanda TV ubu ngubu turi kwerekeza ku kirunga cya Muhabura cyatangiye gushya ku munsi w'ejo n'ishyamba ryo mu kirunga cya Muhabura nk'uko mubibona turimo kuzamuka umusozi ntago byoroshye kuhagera hari abatekereza ko ari ukuhagera mu buryo bworoshye ariko ndakubwiye ngo reka ngo kurira inzira ku murima ni kure nk'uko mubibona bisaba kwiyuha kuya ni hejuru ni umusozi uhanamye turahazamutse muratubona Iris Rwanda TV cyo nuko abaturage Claude bavuga yuko uyu muriro wamaze kubasumbya ubushobozi bakeneye ubundi bufasha yaba indege nkuko muri 2010 bava ko nyuma y'imyaka 17 muri 2008 aha bamwe bati twarayeyo kuva saa 9 z'ijoro kugeza ya masaha bati turashonje turatashye ibishaka kubikije ishyamba bitanye no kwibona neza hano ngiri turaryitegeye ngiryo imbere dore ngo umuriro abagabo bo ntibigeze barara ahandi hantu ngo baraye muri ishyamba umugore atuganiza tubwira ngo twebwe ntabwo abagabo bacu baraye mu rugo bose kuva saa 9 z'ijoro bazamutse muri iri shyamba hano hantu urabona ko umuriro ni mwinshi Claude ni mwinshi cyane uyu muriro nabwo imbaraga zawuzimya z'abaturage ababibona dukoze urugendo rurerure cyane hafi isaha tuzamuka n'amaguru inararenze umwana kuzamukanye n'agahoro wino hano reba umwana nk'uyu nguyu nawe n'agahoro witwane n'agapanga amazina abanyitasa n'ubishimye turabajwe nuko ikirunga cy'iwacu cyafashwe n'inkongi y'umuriro ubu natwe turi kuzamuka turebe ko hari ico twafasha abashinzwe kukizimya turebe ko uriya muriro wacogora uyu muhoro usukuye he uyu muhoro ni wo mu rugo nitabaje kuko nyine mu kuzamuka mu ishyamba habamo inzitane mu kwishakira inzira hari igihe wifashisha
gutema donko birabizi biba bifashe. Exact. Mu busanzwe bwa makangahe? Ubusanzwe niga mu wa kabiri segonderi. Nk'umunyeshuri mu wa kabiri segonderi ubona iri shyamba hari umumaro ryari bafitiye nkawe ubwawe wiga nibura umaze no kujijuka? Kabisa rwose iri shamba rifite umumaro munini. Urabona iri shamba riba ngombwa mu guproducinga imvura. Mu guproducing imvura, yego. Noneho no mu mwuka urabumva ya muhombaza air cyangwa se oxygen. Nubwo izuba ubona rwose ari ryinshi rikaze. Tari gufatira runini. None birababaje rwose kubacangirika. Ejo warahageze? Ejo narahageze. Bari bawucogoje no murira ariko nyine kubera kubura kw'amazi adonko no kuvuga iyo amazi aza kugeramo byari kurushaho kugira ngo uzime. Ariko hari uburyo ubona igiti kiba caraguye. None hari ukuntu igiti kiborera hasi kikaba nk'ikibitse umuriro. Yego. Ni ukuvuga ngo umuyaga waza gugakubita umuriro ukihembera. Nibyo uri kubona umuriro wongeye kuba mwinshi. Okay. Claude ndagira ngo twakomeza tukazamuka tukagera tukareba ukuntu uratangiye tubwira amazina yawe. Tangire. Rero amazina ganje Umusabyimana Rogers, kaba mva mu Cyanika ku mupaka ndi wa Gisoro wa Buganda. Rero naje gufasha abantu uyu munsi, nabonye umuriro gwafashe, twaje ejo mu gitondo ku tariki ya 14 mu kwezi kwa 8 2026. N'umunsi w'ejo twaje tuzimyeho gakeya turaza tutangira guhinga ahangaha, nuko turarangiza none n'uyu munsi twaje turi gukora uwo murimo. N'abantu dushaka kugira ngo muze tumudufashe kubera yuko ntago bimeze neza. Umwe mu bantu baturiye umupaka by'umwihariko hano mu Rwanda na Uganda, hano tuhagaze ni mu mbibi za Uganda na Rwanda, ntabwo bamufite yuko umuriro uragera namwe mu gihugu cyanyu? Ubwo bwo turabufite bushobora kugera mu gihugu cyacu, natwe bukifuza yuko twashiramo imbaraga. Rero ndi gukabirira buri imwe wese ku buryo yaza nawe akagira uko yadufasha uko twawuzimye. Ubu wageze hano sangahe? Nageze hano mu gitondo saa 12. Saa 12 za warudi hano. Uyu muriro n'ubundi wenda wowe uri umujene ukiri muto ntiwamenya ibyawo, nize ngaruka kubagiraho by'umwihariko? Ingaruka zo nageraho yuko zakwangiriza ubutonde k'inyamaswa zirutse kubera umuriro mwinshi. Ibyo byose n'abantu twahungabanye turi kugira ngo bishobora kumaraho umusozi wose. Uko n'imbaraga abaturage muri gushyi bari gushyiramo hari icyo ziri butange? Imbaraga abaturage bari gushyiramo ndi kubona twahinze aho twahinze hose umuriro gwazimye, ntago gongeye kujya turi gushaka kugira dushiremo imbaraga naho tutari twahinga koze dushiremo imbaraga byose birangire umuriro guzimire kimwe. Hano hari umukobwa nawe n'inkoni, nawe waje kuzimya cyangwa wirutse muri bano bari kwiruka? Nanjye naje kuzimya kubera ko twabonye umuriro ari mwinshi cyane kandi ushobora kudutera ingaruka. Natwe bisaba kugira ngo tuze dufatanye n'abandi gutabara kubera ko twabonye urimo kwangiriza ibidukikije. Birumvikana cyane dore umuriro ubaye mwinshi, nk'abantu mudukurike ko yari Isibona TV nimo murabibona ko hari umuriro wo ubaye mwinshi. Unkura muriro barawutangurira hehe? Bacukuyemo hano hasi? Uriya muriro bacukuyemo hano hasi, hari abantu bari kuturwanaho barimo kuzimya. Ubwo natwe turi gukoresha uburyo dushoboye ngo turebe ubwo umuriro iyi nkongi niba uri buzima. Urabona uko umuyaga uri kurushaho guhuha niko umuriro uri kurushaho kwihembera. Mu mwanya dore nsa nk'ibitari kuvuga ariko ubu ngubu ukubona ko umuriro ubaye mwinshi. N'ejo no kubyari bimeze? Ejo ho byari birushijeho, ariko kubera ko imbaraga z'abaturage no kugenda baba benshi n'amakuru ari gutangwa abantu bakadutabara, umuriro uri kugenda wagabanyuka, ariko ubwo nyine no kureba ukuntu twawuzimya. Uyu muntu uvuga ati ngewe naturutse cyane hano hafi ndi umuturanyi, ariko umuturanyi wafashe inzu nawe uja kumuzimya, mwabifashe gute kubona abagande bamwe baje kuzimya umuriro? Twabifashe neza kubera ko uyu ni umupaka wa Rwanda na Uganda, natwe twabitabaje nabo baradutabara. None cyo koza kubera imbaraga z'ubwitange bagize, umuriro uri kugenda ugabanyuka. Abajeni cyangwa se urubyiruko, abayusi volunteers tujya tubabona ari benshi, ariko hano cyangwa twanyuze mu gice batarimo? Oya, ahantu hose baba bariho kubera ko inkuru yatanzwe ejo hacyari kare.
none umuriro cyo koza imbaraga z'abantu zibaye nyinshi ariko n'umuriro turabona utuganjije ariko ubwo byasaba ko umuriro uzima. Imbaraga mu gushira muriro bari kuvuga ko umumenye amazi n'ubundi umuriro warushaho kwiyongera, abantu bari guhingagura babaye bake abandi bananiwe bari gutaha, hari ikizere cyuko bari guhingagura hari nukona hari imbaraga hari umusaruro biri butangiye guhingaguraho, kubera ko guhingagura bari gucukura ibintu bibisi umuriro gwahagera gukaba nk'ugucogoye, ubwo imbaraga ze ziri butangwe kubera ko aho guri kugera bahinze uri kubasha kuzima. Katwizere yuko ndabona ubufatanye ku ngabo na polisi n'abaturage hari hakurya, niko n'abantu bari guhingagura bambaye n'ingofero bura zabugenewe bo begereye umuriro, ariko abana batoya bari kubakumira kugira ngo batazamuka bakegera umuriro, cyane ko uri gutangatangura bamwe bashaka kwisanga bahezemo hagati. Ubwo twabereka namwe tukabifuriza gukomeza mugashyiramo imbaraga kuzimya kugira ngo umuriro ubashe kugabanuka. Kuzimya tugomba kuzimya kugira natwe utaza kudutwika tukagira ingaruka. Namwe n'uri gufata kuma mu Rwagasabo. Yego umuriro go no kubasha kuwurwanya, kubera ko urabona ko abaturage begereye ishyamba ushobora kutazima ugasanga ugize ingaruka ku baturage. Okay, zaburakoze. Ingabo bose bakomeje gukora kugira ngo barebe ko bahosha umuriro. Uyu muriro watangiye kubisha. Hano hari abagabo bavuye mu ishyamba, namwe mwe mwagiye kuzimya. None se bihagaze gute rero mwe mwari muri imbere hariya? Tuvuye kuzimira haruguru. Iriya hahera imbesi y'umuriro gwasogereje. Ariko hano ho birakomeye, usibye yuko naho bari kuwutangira kurenga mbese aho turi kugenda turakora umunyerere gutya. Turi kugenda turakora nk'ahantu h'umuhanda ku buryo kuri kugeraho bugasigariye, ubwo naho handi twakoze igware. Wari waje sangahe mwe mwazamutse musangahe? Twazamutse saa 9 z'ijoro. None se umuntu ukureba ari kubona imyotsi gusa, ese n'umuriro urimo kwaka kuko natwe nibwo tugiye kwinjiramo. Umuriro nyine hari aho uri kugera ukihembera, ariko hari n'ahandi uri kugera ho ukaba karusho, mbese ukaba mwinshi ku buryo mwageraho mukanahura. Watubwiye witwa? Habumuremyi Jean Baptiste. Jean Baptiste, by'umwihariko ahantu twakwinjira tukanyura ni hehe? Aho umuriro uri mwinshi muri ndira hano, ariko nk'abari gutambika. Okay, mugabo wo bakwita? Ndi umunyamakuru. Ibi bishatse kuvuga iki kuba murikona imbaraga z'abantu murabushobora kuba mwawuzimya? Urazima. Okay, urakoze cyane, natwe katwinjiremo tubafashe. Neze turaca inyuma. Muri gushaka inzira. Kana ni kavemo. Wevayo. Uri aba yambaye ibintu by'amatara ariko ntabwo byabura kumwataka bimuzitiyemo. Imyenda ntabwo niyo yabigenewe. Banza kumaramo nk'iminota nka 20. Umwana ufite rubindo? Ufite niyo na kasi? Uyu? Uyifite nuko nyuma yifite. Urabona ko yambaye. Ariko hano hirya hari inzira umuntu yakwambuka akagera hano. Aho imbere hari inzira. Rwanda TV mbahaye ikaze. Ubu ngubu twinjiye mu karere ka Burera, umurenge wa Cyanika. Tukaba turi kuzamuka muri parike nationale y'ibirunga cyane, by'umwihariko mu kirunga cya Muhabura, cyatangiye guca ku munsi w'ejo tariki ya 14 z'ukwezi kwa munane. Ubu ngubu kuva amaboko y'abaturage cyangwa se imbaraga z'abaturage bakomeje kuzimya, n'izisaba cyari kuzimya, natwe twatugiye kugira ngo turahereza amakuru arambuye cyangwa se amakuru twihagarariyeho 5 kuri 5. Niba utarakora subscribe
ikando kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro byacu bije gukomeza kukugeraho kugira urabona ko bitoroshye kuba umuntu yabasha kwinjiramo hano mu ishyamba hagati. Urabona ko hinzikane abagabo barimo ababyeyi mbese abantu bose bafatanyije n'ibintu byiza cyane Claude, umuco wo gutabarana abantu bagashyira hamwe ukabona ngo nabo ubwabo barahangayitse kubera uyu muntu. Reka mbareke rero dukomeze. Yego, witwa nde? Nitwa Sara. Sa ngo ejo umuntu mwabubonye? Abonye mu gitondo nka saa 10. Ari gakeya. Ugeze aho umuriro urihembera. None babibaga gusatira ishyamba ryose rirasha, abaturage baratabara, ingabo ziratabara na polisi, barazimya gusa nk'ubukendereye. None byageze ninjoro umuriro uriyongera. Bahamagara abagabo, nta mugabo n'umwe waraye uryamye muno hagati. Nibyo abagabo baraye mu ntuzi. Abagabo baraye bari kuzimya. None na n'ubu umuriro wanze umuyaga uri kubujana, ushobora no gusatira ni Buganda. Haryo ubu igice cya Uganda ni iki? Oya ariko hano cyari mu Rwanda. Hano si mu Rwanda. Hari mu Rwanda. Ubwo mu Uganda ni nka hehe? Kira gice hariya. Nje numvaga Uganda ari nko hirya inyuma minute. Hano hirya hariho cya Uganda. Nukuvuga ngo isaha n'isaha umuntu ushobora kugana ku bice bya Uganda. Nose ko ndiko urukwaka usa nk'uri kumanuka wegera mu bice. Kumanuka undi reba Buganda unyuze hano hasi. Ntabwo wafata Buganda. Ariko uri gusatira iriya hejuru. Niho wasatira neza Buganda kuko hano hasi hariho imyuzi gutanyuramo. Harimo amazi. Ariko nahara ngo biragaragara ngo ahantu hahiye harimo umugezi, niyo mpamvu mu Rutana zamutse cyane. Ira hejuru hari ingezi. Hanyuma se abagabo bacu ntibaraye mu rugo, bari bagiye kuzimya. Mu ruko ntari cyo biri gutanga se kuba bagiye kuzimya. Ntacyo biri gutanga, ahubwo ubufasha twashaka no kugira ngo badutabare batwohereze indege nk'iy'ubushize batwoherereje. Ariyo yongera kuzimya. Kandi ubushize nabwo ngo indege yarazimije bikanga bikarangira bategereje igisubizo cy'imvura. Indege yari yarajimije n'imvura yaraguye ariko n'indege yarajimije. Kubera ko ishyamba ry'umwihariko hano mu murenge ni wa Cyanika hakunda gushya. Urimo warushimusi. Ni uko ngo gutekereza hatwitwe n'iki inkongi y'umuriro yaba yavuye ku cyabamo imitiba y'inzuki naba bagiye guhiga. Ni intare. Hano sabamo intare. Ni intare ro hejuru habamo intare. Oya dahabamo imboga ahubwo. Oya habagamo intare bajyaga guhakuramo imvubu. Intare z'amabuye. Narimbyumvise numvise intare y'inyamaswa. Oya. Utare bagamo ubuki bakaja guhakuramo. Ni uko ngo urwo rutare nirwo bari guhakuramo. Turugukeka nta tubizi. Turugukeka ngo hari igihe hari baba bari guhakura. Nasugo saa 11 kujya cyari umuntu wari witwikirira iryo joro akajya guhakura. Tubizi byatuyobeje. Mwabonye byabaye. Nk'abantu mwabibonye hano bwa mbere mwahise mwinjira mu ishyamba mudasabye uburenganzira bw'ubuyobozi. Abayobozi babanje babaho uburenganzira bwo kujya kuzimya. Abari kujya kuzimya rero bari kwitwaza ko natwe tugeze mu ntangiriro z'ikirunga cya Muhabura, nibwo tugiye kuzamukayo kugira ngo nibura tugere aho umuriro waturutse cyangwa se turebe hafi aho ngaho tumenye ngo uyu muriro mbese ku kigoro kingana iki. Mwebwe ubwanyu nize ngaruka zibiri kubageraho ku muriro muri kubona hejuru y'amago yanyu. Kugira ngo garariduka kuko ari kuri tukibibuye biri kwaka bishobora kunatwe tukigera. Hari n'ibibuye biri kumanuka. Biri kwaka. Byagiye bitora umuriro bikaba biri kwaka. Ntayabura kuko biratubangamiye. Nk'uko twabuze amazi, abantu babuze amahoro, tuba turi gushaka n'amazi. Amazi muvoma ariko mutagiye kuvoma. Ariko icyo ni ikibazo kimaze iminsi. Hano hari umugabo we ko atagiye kuzimya
wowe kutagiye kuzimya Niriweyo. Muzi nabuze amazi yo kwitwaza. witwa nde Jean de Dieu ubundi se abandi bagabo barimo hari imbere cyangwa nabo bavuyeyo babonye imbaraga zashize birara Hari habakiriyo n'abandi ejo bavuye ariko hari abari bagiye kuzimya ubu se banganika bagiye nibejo byananiranye bukaba bifasha ijoro n'umunsi bari kuko batangatanze bitwaje kisa bagiye kuzimya nimero yo gutema mukecu nk'umwe mu bantu bakuze ufite n'ijerekani ugiye kuvoma iki hano ni bwa kangahe hamaze gushya n'ubwa kabiri ubwa mbere ku murongo wari mwinshi cyane wari wafashe ikihe gihande ntekeza zashize nk'imyaka irenze 10 ahari yazimye 2013 bivuze ngasize indi myaka hafi 14 abapolisi nijoro buze mu gitondo hakeye bitwaje kw'imikoro bari kwitwaza baratema n'ahantu inzira ngo babona aho kunyura inzira nyuma nabonye barazamuka ariko mu gitondo kare tugihaguruka twumvishije hari abandi bageze mu gitondo bagenda basangayo mana twahagaze ntamaze kubona kubera kureba ishyamba kuririsha ntekereza buriya leta iri kubireba n'imbaraga n'abaturage mufatanyije hari ikiri bukorwe bose ni ukuri badutabare bakore kuko bakuze kiriya gihe bohereza bamena boherezaga indege ikazi ikamena ngo ngwiki n'ubundi cyumweru cyashize ishyamba ricyaka nibwo iyo ndege yaje nayo ikazimya ntabwo byazimye ahubwo usibye imvura yaguye akaba ariyo iza ikazimya usabye n'iyo ndege hari icyo yakoze muri ico nayo yashimijeho gake ariko nyine kugira rizime burundu ni imvura yaguye okay ka twizere ko leta ari kiri buze kubikoraho